Bruce Melodie na The Ben bamaze kurakarirwa n'abantu benshi hano ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'itangazo risohotse muri kano kanya cyangwa se afishe isohowe n'uwitwa Bruce Melodie na The Ben bagaragaza ko bafite ibitaramo bizenguruka igihugu cy'u Rwanda, ariko iyo bamenya ibiri buze kuvugwa bari kubanza gutanga itangazo bwa mbere ryo gutanga excuse cyangwa se kwisobanura ku banyarwanda bavuga impamvu yabateye gukora ibintu nk'ibyo bakoze. Abantu benshi rero muri kano kanya nta kindi kintu kiri kuvugwa usibye inkuru y'uko nyine aba bagabo uko ari babiri nyuma yo guhura muri Big Arena muri The New Year Groove igitaramo cya The Ben yiteguriye ku giti cye, ari nabwo bagiye guhita bahura rero mu bitaramo bya Bruce Melodie bizenguruka u Rwanda muri rusange. Hanyuma inkuru rero nahanga ishingiye ibyo ngiye kukubwira, ndagira ngo twihute nkubwira uburyo ibintu byose bimeze. Ubundi itangazo ryari ryanditseho ibintu bigiye bitandukanye rigaragaza ifoto ya The Ben ya Bruce Melodie, ndetse hasi gatoya bahise bavuga hejuru ho gatoya bahise bavuga bati ni summer tour nyine country 2026, ndetse hasi bashyiraho uturere hazaberamo ibi byose. Ariko nabwo ibyo byose nubwo babishyizeho nabwo hari hakavuzwe ibintu bikomeye cyane navuga ko ukeneye kumva. Hanyuma hasi bavuze bati ku itariki 16 i Musanze hazaba show idasanzwe, ndetse barongera baravuga bati ku itariki 20 aho bita Nyagatare nabwo hazaba show idasanzwe, ndetse barongera baravuga bati aho bita Bugesera naho hazaba show ku itariki 27, ndetse basoreze Rubavu ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma ibi byose hari ibintu byinshi birimo bikomeye cyane, ndetse n'ibintu bizaberera Rubavu abantu benshi bagendaga bavuga ariko ntibasobanukirwe ngo ni ibiki. Ari nabyo nshaka kugira ngo nkubwire ibizaberera Rubavu byagiye bivugwa n'abatari bake, ndetse nkubwire n'ikintu abantu benshi bari kugenda bijujutira hano ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero kamere ku kintu abantu bari kwijujutira, maze mu kanya nkubwire igikomeye cyane kirenze ibyo byose kibizabera i Rubavu. Hanyuma abantu bose nkuko wenda wagiye ubona utwo turere bagiye bavuga, ntabwo bigeze bavuga akarere na kamwe ko mu ntara y'amajyepfo nkuko nawe wagiye ubyibonera. Ibi ngibi rero byahise bituma abantu benshi bavuga bati ese kubera iki Bruce Melodie na The Ben batagiye mu ntara y'amajyepfo, ndetse abantu bakavuga bati ese ni gute wakita ikintu country tour cyangwa se ibitaramo bizenguruka igihugu utaragera mu ntara yose, nta karere na kamwe wigeze ukoreramo. Ngibyo ngibyo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane muri make. Ngibi ngibi rero ngo bitwa nuko nta kintu baba bakoze, bari kubyita wenda irindi zina ariko ntibabyite country tour kubera ko bazajya mu burengerazuba, iburasirazuba, bajye mu turere tubiri, ndetse bagenda mu majyaruguru. Ahantu bari kugera bavuga kuri ibyo ngibyo, ariko ndagira ngo ibyo ngibyo tube tubiritse kuko nyine ni ibiri kuvugwa muri kano kanya, kandi abantu murabizi bahora bavuga mu gihe nyine ukuri kutarasohoka nta kindi kintu nge narenza. Ahubwo reka mubwire ikintu gikomeye cyane giteganyijwe mu karere ka Rubavu. Nabibabwiye kenshi hano kuri Mega TV Rwanda babwira ni mw'abantu mwe aba bagabo uko bita uko ari babiri bafite gahunda yo kuzamura umuziki nyarwanda ndetse bakawugeza ku rwego rwo hejuru. Hanyuma nkuko umunyamakuru ukomeye cyane w'umusesenguzi twemera bita Dani yavuze ikintu gikomeye cyane, aravuga ati arabizi neza mu karere ka Rubavu ubwo nyine hazaba ari kubera ibitaramo. Murabizi ko nyine namaze kukubwira ko bizaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo tuzabona ikintu kidasanzwe ubwo umuhanzi ukomeye cyane mu karere hano muri East Africa bita Diamond Platnumz nawe aziyunga kuri Bruce Melodie na The Ben bagakora amateka i Rubavu. Ibyo ngibyo rwose ngo ni ibintu yamaze gukonfirima, sinzi ayo makuru yayakuye, ariko ibiri bintu nibiramuka bibaye mw'abantu mwazaba ari umuriro, bizaba ari ibintu by'ibicika bidasanzwe bitewe nuko nyine aba bahanzi uko ari babiri Bruce Melodie na The Ben kuba bahuye ni ibintu bidasanzwe. None baze hiyongeyeho n'uwitwa Simba Diamond Platnumz umuhanzi ukomeye cyane, hazaba hari gushya mw'abantu. Nanjye ndaceka nzaba mpabaye kugira ngo ndebe uburyo ibintu byose bimeze. Hanyuma aba bahanzi uko ari babiri rero navuga ko bakoze ikintu abantu benshi bavugaga bati turabizi neza ntabwo igitaramo kizaba, ntabwo ibitaramo bizaba, niko abantu benshi bagendaga bavuga bitewe nuko nyine batinze gushyira amafishe hanze, wenda bitewe nuko baba batumvikana n'abantu cyangwa se ubwumvikane bwabaye buke, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe bari gupanga umunsi mwiza cyangwa se iminsi myiza itazagongana n'ibindi bitaramo. Dore ko nge misengira n'impungenge ikomeye cyane nibaza ni ese MTN Iwacu Muzika Festival ko mbona bizatangira ku itariki 20 buriya ntabwo byagongana n'igitaramo kizaba i Nyagatare.
ni ikibazo nyine nanjye nahise nibaza ndavuga ni sinzi uburyo wenda bizagenda, ntabwo wenda amatariki turayamenya neza uburyo ibintu bizagenda muri MTN Iwacu Muzika Festival, ariko uko byagenda kose babitekerejeho ndetse babaza n'amakuru kugira ngo ba making sure ko ibintu bizagenda neza. Hanyuma aba bahanzi uko ari babiri rero navuga ko nibyo nakubwiraga bamaze kugera ku byo bari barapanze nyine, bavuga bati tugomba gukora ibi bitaramo uko byagenda kose nkuko twakoze The New Year Groove igacamo ndetse abantu benshi bakitabira, niyo mpamvu tugomba kujya no mu ntara tugakorerayo amateka. Aba bahanzi rero muri kano kanya navuga ko ari abahanzi bahagaze neza, wenda nubwo The Ben nkuko bisanzwe aba yiturije, dore ko muri kano kanya navuga ko Umuhanzi Bruce Melodie afite indirimbo hanze yitwa Detail, ndetse niyo ugiye kureba The Ben usanga ari kuvuga ngo afite indirimbo yenda gusohora, nubwo hari amakuru menshi ndi kugenda mbona avuga ngo rwose umuhanzi bita The Ben indirimbo afite nayisohora abantu nyine aba competitor cyangwa se abantu bahanganye na The Ben barabagwishije ishyano, kubera ko ngo ni indirimbo idasanzwe ndi kugenda numva abanyamakuru bamwe na bamwe bagenda babivuga, niba bayumvishe ntabwo mbizi, ariko bari kugenda bavuga bati nyamara hano hantu hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Ibi ngibi rero ni ibintu navuga ko ari byiza cyane kubona ibi bitaramo bigiye kuba ku nshuro ya mbere The Ben ndetse na Bruce Melodie bahurira mu ntara. Ubundi murabizi muri Big Arena uburyo byagenze, tubona ari ibintu by'imiriro, tubona abantu benshi bari gukora ibintu tutakiga ko banakora, tubona uwo bita The Ben performing, tubona Bruce Melodie performing, abantu bavuga bati se ninde uratwemeza ko ari we uyoboye umuziki nyarwanda muri kano kanya. Abantu benshi ntabwo banyuzwe bitewe nuko nyine hari ibintu babonye nyine babona ko ntabwo biciye impaka neza, baravuga bati nyamara wa mugani koko nkuko babivuze dukeneye country tour, dukeneye kugira ngo bajye no mu ntara turebe. Uzemeza mu ntara rwose ntabwo ari ukubabeshya mu turere tune uzakora amateka, tuzahita tuvuga ngo rwose mu muziki afite ikintu arusha undi, bite ntabwo ndavuga ko we wa mbere mwabantu, kubera ko umuntu wa mbere mu muziki ntabwo bigendera kuri performance gusa cyangwa se kuba yatwitse mu bitaramo byo mu ntara. Wenda nawe wajya muri comment ukambwira, ariko njye ntabwo ariko byumva, nta nubwo ari cyo kintu umuntu yakagendeye, kubera ko bose ni aba legend, ni abantu bakomeye cyane, ni abantu bafite ikintu gikomeye cyane, bafite abafana, bafite ubuhanga bwabo, buri wese afite umwihariko we mu muziki. Ari nayo mpamvu nkubwira nti rwose aba bahanzi uko ari babiri bose bari hejuru, ariko wenda bizadufasha kumenya ngo ese uyu nguyu ameze ate imbere y'abantu. Tuzagenda dufata imyanzuro myinshi igiye itandukanye, ndetse ibi byose biri kuba cyangwa se biri kuvugwa. Diamond Platnumz ndetse n'uwo bita The Ben nabwo bafite igitaramo kigomba kuba ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, kizabera hariya muri Tanzania, kizabera hariya muri Uganda. Ubwo abantu benshi dutegereje ngo turebe performance ya The Ben, turebe performance ya Diamond, twibaza ngo ese Diamond na The Ben bazongera bahure ku rubyiniro rumwe, ndavuga ba performing indirimbo bita Why. Ntabwo ndi kuvuga we kujya kuri stage imwe gutyo gusa, oya guperforming indirimbo bita Why. Nibyo nyine dutegereje ngo turebe uburyo byose bimeze, ariko nyaboneka mwabantu mwe, impamvu nje kukubwira ni inkuru no kugira ngo ukande subscribe aya makuru yose y'ibi bitaramo Iwacu Muzika Festival, ibi bitaramo bya Summer Country Tour 2026 bya The Ben na Bruce Melodie, icyo gitaramo cya The Ben na Diamond, n'ibindi bintu byinshi, ibitaramo bya King James, ibintu byose bizaba mwabantu mwe ujye ubisanga hano, kubera ko hano kuri Mega TV Rwanda njyewe iyo nagafashemo rwose nta nkuru njya nsimbuka, ngenda nguhereze inkuru yose itomoye 5 kuri 5. Nyaboneka kana subscribe kugira ngo utazacikwa updates z'ubutaha. Nanone kandi njye mwari muri kumwe n'injye bita Iberi, kana follow, ukore byose ubona ko bikwiriye, ndavuga like na comment. Ujye muri comment umbwira utese kubera iki wenda ubona mu majyepfo batakoreye ibitaramo, n'ibindi byinshi wakandika muri comment. Ubuhawe uburenganzira 100%. Aha ni iwanyu rwose, ujye wisanzura muri comment. Naho ubutaha.